ya reka tujye kubasusa twifuriza ibyiza shuti bakunzi ba walasta amvuga ni mari komeze kubarinda nkuko bisanzwe ya tuye tugezo byinshi cyane biri kuvugwa hirya no hino ku isi ya muri kano kanyino twatugarutse kugira ngo tubagezeho amakuru aba ari kuvugwa mu byamamare kuri no munsi turaza kwibanda mu gihugu cy'u Rwanda abahanzi batandukanye bakomeje kugenda basinya contract umunsi ku munsi abasinyira amamiliyari abasinyira amamiliyoni bikomeje kugenda bitavugwaho rumwe ababyemera ndetse n'abavuga ko ari ugutwika ndetse n'ikintu gikomeje kwitwa gutwika cyangwa kusasira kubanza gutegurira indirimbo cyangwa proje bagiye gusohora hanze bakabanza kwishakira indi nkuru mbere yayo kugira ngo ibanze itwikire iyo proje izajya hanze ibintu ari neza cyane abantu bafite amatsiko yabyo ibi nabyo bikaba bidakomeje kuvugwaho rumwe ndetse n'uruntu mu banyamakuru bakorera kuri YouTube bafite ama YouTube channel aza kugaruka kuri Yago umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane bafite channel yitwa Yago TV show uno mugabo cyangwa uno musore akaba nakunze kugarukaho cyane ndetse ari nawe ku giti cye abigarukaho abwira abakomeje kugenda bamugera inorezo cyangwa bakomeje kugenda bashaka kumusubiza hasi aho akomeje kubabwira ko buretse Imana yonyine ariyo ishobora kuba yafata imyanzuro ku byo akora ikamusubiza hasi cyangwa ikaba yakomeza kumutiza imbaraga akaba rero yagezeho arerura nubwo atabivuze ngo avuge ngo ni runaka na runaka bakomeje kugenda banyitambika mu nzira bakomeza kugenda buza abahanzi ndetse n'abandi bantu batandukanye bazwi mu itangazamakuru abatumirwa ku YouTube channel babuza kuba bakorana ibiganiro nawe nubwo atigeze rero ngo mvuge ababuza ndetse n'ababishyira ngo batakorana nawe ariko habwirwa benshi akumva beneyo abo bose twatugiye kubigarukaho muri kano kanya kapisa utajya kure atuzobora kandi kuri Amag mu cyo twavuza ruguru kijyanye n'amakontra ndetse n'ibijyanye no gutwika Amag uzwiho kutajya arya indimi cyangwa kuvugisha ukuri kuko ibintu bihagaze cyangwa uko ibintu bire utajya wita ikiyiko igitiyo kinini nabyo akabigarutseho avuga ako bari gusinyira amamiliyari yashatse ya mentioninze Bruce Melody ndetse na Nizo Kabos ko berutse gusinyira nawe ahita ko agiye gutera inkunga Yago TV show namara gusinyira tiriya ariko ari buze kuba bahereza inkunga ya miliyari 200 aza kongera nyuma gato avuga ko araza kohereza miliyari 700 byose twatubye byo tugiye muri kano kanya mu kigaruka pieces cyo tubagezaho kigaruka ku makuru y'ibyamamare The Vibrant Star Magazine hamwe na Mr Emi wala ankubwirane nyamureka kabisa komeza udufashe gukora subscribe kuri YouTube channel yacu abini wa bueno butamu wala bisoka ai ya tudatsinze turaza kwira kuri Amag the Black ikiganiro cyacu kapisa cyo turugoroko kuri umunsi biraza kwibanda ku kiganiro Amag the Black erutse kugirana na Yago kuri Yago TV show bagaragaza ukuri cyangwa kubikomeje kugenda bivugwa bijyanye no gutwika ya Amag rero akabemeye ko agiye gutanga miliyari 200 azereza Yago TV show kugira ngo nekomeze gutera imbere ibingi bikabye bituruze kugaragaza ko bikomeje kuvugwa kuba hanzi basinya contract y'amamiliyari n'amamiliyari ndetse n'amamiliyoni ko ari ugutwika cyangwa ari ukubeshya ya uno musore rero Amag akavuze ko ibingibi biri gutuma amakampani atandukanye atari buze kubahereza akazi nyuma yo kubona ko hari abasinyishwa mu miliyoni atweretse kumva mu minsi ishize aho witwa super manager avuga ko yasinye miliyoni 200 tweretse kumva Nizo Kabos avuga ko yasinye miliyoni 200 ku munsi w'ejo ndashize nibwo byatangazwaga ko Bruce Melody yasinye miliyoni 1,000 miliyari y'amanyarwanda n'amafaranga menshi cyane angara Amag avuga ati ibingi bishobora kuba byatuma amakampani atandukanye yari kunyegera akama nka miliyoni 3 cyangwa zingahe agirirwa ikekwe nyuma yo kubona ko hari abatanga 200 ibingi rero Amag avuga ko ari ugutwika ndetse bitanashoka bitabaho ko umuntu ashobora kuyasinyira miliyari angara rero bishobora kuza gutera umwuka mubi
cyangwa bishobora kuza kuba byabyara ikindi kintu nyuma ko Amag avuze ibingibe nyir'ubwite Bruce Melody nyuma yuko atangarije ko yasinyiye miliyari, abandi bakavuga ko basinyiye miliyoni 20, ibishobora kuza gutuma abangaba bumva ko uno musore ari kurwanya ibikorwa byabo cyangwa bishobora kuza kwitwa ishyari ku rundi ruhande. Ariko abasesenguzi cyangwa bakurikiranira hafi umuziki w'u Rwanda biyumve nabo ntabwo bimvisha ukuntu umuntu ashobora kuba yasinyira miliyari ibintu bitumvikana cyane. Turetse ibyo ngibyo kandi nani uyu umusore Amag the Black utajya uripfana cyangwa utajya unyura ku ruhande, akaba ngiye kuvuga ku bijyanye na no kugura views ko byavuzwe kuri musore Meddy mu ndirimbo aherutse gusora Maivo, avuga ati ese koko we ntabwo wabubizi ko views zigurwa, atari ko ibyo ngibyo urabikora ukaba ari nka muntu ushobora kuba yapanga akavuga ati munyorereze kuri account yanjye ko ndisivinze miliyari 300 ariko by'imiyaga, ibintu by'imiyaga gusa nge nereka abantu ko mfite miliyoni 300 kuri account yanjye ariko zitariho. Ati ubizi ku mutima wawe ko ntazo ufite, ariko ababibona bamwe na bamwe bakabona ko ariko bimeze. Ibingibi rero akaba bigeranyije navuga ko babonye ama views kabisa, cyangwa babashije kuba bagira views izingana na miliyoni ku munsi umwe. Anga akabashatse kumentioninga umusore nani uyo Meddy. Akaba avuze kandi kubijyanye na Kiroki mu minsi ishize, avuze ko yakoze ubukwe, avuga ati abangaba nabo bari muri babandi barutwitsi babashaka gutwikira ibintu kugira ngo babeshye ko babanze gusasira ibintu bigaragare ko hari ikintu bakoze, ariko mu rwego kugira ngo projet ikuryo bagiye gusora izaze irebwa cyane. Anga rero akaba yabihakaniye ko avuga ati ibingibi nabyo ni ugutwika nk'ibindi byose, ndetse we avuga ko abinenga cyane. Muri kino kiganiro kandi nibwo ubwo bakomeza kuganira, nibwo bageze ku bijyanye n'ishyari abagira kubivugwa kuri Yago, aho abanzi benshi bivugwa ko bakomeje kugenda buzwa ko bakorana interview na Yago kuri Yago TV show, ndetse n'abantu batandukanye bakunze gukora ama interview. Tureke abahanzi abibyamamare barebwa cyane, yaba ari abakomedie, yaba ari abakinnyi bo mu filime, yaba n'abandi avuga ko rero ibingibi koko ari byo, ndetse Yago anashimiye cyane umuntu nka Mico the Best ndetse na Amag, bivugwa ko batamubereye inshuti zishobora kuba zagutera icyuma ziguturutse inyuma mu mugongo. Avuga ko ari bamwe mu babashije kumubwira kabisa ko hari abantu batamwifuriza ineza. Mu minsi ishize kandi Yago nibwo yabitangaje live kuri Instagram, avuga kuri iki kintu cy'abamugira ishyari. Anga rero akaba nubwo ateruye avuge ngo amazina yaba nawe ngaba, ariko nyuma kuvuga ati yanyimye abahanzi be amanaginga, ambwira ko batari buboneke kubera impamvu runaka, ariko muri ako kanya nza kubona abajyanye ku wundi muntu gukora ku ikiganiro ahandi hantu, ndetse menya ko umuntu agiye kuha ikiganiro nawe bakorana mu kugira ngo bansubize inyuma. Anga bita byumvikana yanavuzemo akantu Amag avuze ati bari ku ishuri, yongera ati Musanze. Bita byumvikana umusore cyangwa umugabo Irene Murindahawe n'abakobwa be Dorcas na Festina, ivuga ko abantu bimvira bavuga ko byumvikana ko ari bo yamwimye, cyangwa ari umwe mu bantu bakomeje kuba bamuteranye n'abanzi bishyura kugira ngo ataza gukorera interview kuri Yago TV show. Ndetse ku minsi ishize mbere ko basora indirimbo Ibuye, hagaragaye umunsi w'ejo n'ejo n'umunsi w'ejo abakobwa abakorana ikiganiro na Sabe ku Isimbi TV, bita bigaragara ko rero iyo ari Sabe ndetse na Irene Murindahawe bakomeje kugenda basibira amayira umusore Yago. Ndetse anavuga ko hari undi muhanzi ubukorera ubu ngubu uri kwandika ibyo kuvuga byo byanze, cyangwa gukorera kuri YouTube channel abishaka kuba biri kwanga yigire mu kwandika, nawe ntiyamumentioninze, ariko abakurikirana hafi nawe baraza kumumenya. Ibingibi rero byose bikomeje kugenda bigaragara ko muri kino gikorwa cya muri kano kazi yakomeje kuzamo ibibazo byo kuba bagirana ishyamba. Ibingibi rero bivugwa ko aba bose bakomeje kugenda bazibira amayira Yago ari Sabe
ndetse na Irene Murinda habe nyuma yo kuvuga ko bamwe babiri bakorera kuri YouTube channel akaba yanaba nubwo atabavuze ngo avuge ngo izina riniri ariko abakurikirana hafi ibyo yavuze bikaba byese bigaragariza buri wese abo yashatse kuvuga ibi ngibi rero Yago kavuze ko agomba gukomeza gutera imbere we n'Imana ye ariyo igomba kuba yamugeza kuri byinshi cyane iki kigali rero kaba ari byo twashatse kuvuga ko kuri uno munsi kubijyanye n'abarutwitsi ndetse n'abagura ama views n'abibeshyira ko basinye ama contract nkuko mubizi ko ibi ngibi bigera kuri benshi cyane ibiganiro birebwa na benshi cyane twatutegereje rero ibiri buze kuva nyuma y'iki kiganiro kubera ko bitari buze gufatwa neza n'abavuzwe kimwe n'abandi bavuga ko iki ngiki nacyo ari ugutwika ku ruhande rwa rw'umusore Amag the Black nyuma yuko nawe asorera indirimbo kuri muri iki kiganiro yakoranye na Double G Bulldog vuga ko nawe ashobora kuba ari gutwikira ino ndirimbo ariko umugabo wacu Amag the Black avuga ko we atari muri urwo rwego rw'abatwika avuga ko we akora ibintu byo ku murongo ndetse n'abazi Amag the Black bazi ko atajya arya indimi cyangwa atajya aca ku ruhande reka rero tubashimire cyane kuri baduteza amatwi ndetse n'abibuza gukomeza gukora subscribe mu rwego rwo kudushyigikira kuri warasa ahangaha ukabisubonera byinshi cyane babwira n'Imana ikomeze kubarinda akaba ari Mr. Emi wala ciao adios hasta la vista, Islam shalom.